Kuri WhatsApp wari uzi ko udafite umwanya wo kuganira n'umuntu wandika, wari uzi ko wakoresha voice hanyuma iyo voice ikajya imugeraho byiyanditse? Nkurikira nkwereke akantu ku kandi, uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo bwiza wabasha kuganiramo n'umuntu ukoresheje voice, hanyuma iyo voice igahita yihinduramo amagambo. Nta kindi urakora, urafungura application yawe ya TikTok, hanyuma uze hano muri account yanjye, ukande hano handitse YouTube. Urakanda hano handitse YouTube, urahita uhinguka muri account yanjye ya YouTube, ni Darius Tech. Dore ngiyi video maze kwishyiraho nonaha uburyo wabasha kohereza umuntu voice cyangwa se kohereza umuntu ijwi, hanyuma rigahita ryihinduramo amagambo. Dore ngiyi video.